kwinjiza ubwenge bw'ubukorano AI mu buryo budahezwa muri Pi Network biri mu bintu bikomeye kandi bishishikaje cyane, ariko nanone bikunze kutumvikana neza mu rwego rwa Web3 muri rusange. Aka kanya tugiye kubisobanura mu buryo bworoshye kandi busobanutse. Tekereza ejo hazaza aho ubwenge bw'ubukorano butagengwa gusa n'ibigo bikomeye, ahubwo bugashingirwa kandi bukakurikiranwa n'abantu basanzwe babarirwa muri za miliyoni, bahujwe n'urwego rumwe rw'isi rwa blockchain. Iyo niyo Pi Network iri kugerageza kubaka, kandi iki gitekerezo cyonyine gifite ubushobozi bwo guhindura burundu ko dukorana n'ikoranabuhanga, ko twubaka applications, uko turinda amakuru yacu bwite, ndetse n'uko ubukungu bw'ikoranabuhanga bukora. Kugira ngo dusobanukirwe neza aho iki cyerekezo cyatangiriye, tugomba gusubira mu ntego ya Pi Network. Pi ntiyigeze iba coin isanzwe cyangwa undi mushinga wa crypto usanzwe. Intego yayo kuva yatangira yari gutuma cryptocurrency igera kuri buri wese, abafite telefone zigezweho, abafite ubushobozi buke, n'abantu batigeze bagira amahirwe yo kwinjira mu rwego rwa crypto mu ntangiriro za Bitcoin cyangwa Ethereum. Pi yashaka kubaka ifaranga ry'isi yose, atari ry'abantu bake bagize amahirwe. Igihe ubwenge bw'ubukorano bwagendaga burushaho gukomera, bugira akamaro kanini kandi bukarushaho kugenzurwa n'ibigo binini by'ikoranabuhanga, haje kubyuka ikindi kibazo gikomeye mu muryango wa Pi. Byagenda bite AI itandukanyijwe n'ubutegetsi bw'ibigo, igashyirwa mu maboko y'abantu, ikagengwa mu buryo bwegereye rubanda? Icyo kibazo cyaje guhinduka buhoro buhoro icyerekezo, aho AI yari isanzwe ibikwa mu maseriveri y'ibigo bikomeye, igakorwa n'amalgorithms yihishe, ikagenda ku makuru ya miliyari z'abantu badafite icyo babyungukiramo. Pi Network yashoboraga kubaka ecosystem ya AI, aho ubwenge busangirwa, bugatozwa, kandi bugakurikiranwa n'umuryango. Ibi byose bishoboka kubera ko Pi atari blockchain gusa, ahubwo ari urusobe rw'abantu babarirwa muri za miliyoni bemejwe n'indangamuntu. Uwo musingi w'abantu nyabo niwo utuma Pi igira umwihariko wo kubaka AI igengwa n'umuryango, ifite umutekano, ifite indangagaciro, kandi ikorera mu mucyo kurusha byinshi tubona uyu munsi. Iyo turebye uko AI ihagaze ku isi muri uyu mwaka wa 2025, hari ikintu kimwe kigaragara neza: AI iri mu maboko y'abantu bake cyane. Ibigo bike nibyo bifata ibyemezo by'uko ikora, amakuru ikoresha, n'ingaruka igira ku buzima bw'abantu. Abantu basanzwe nta bubasha bafite kuri system za AI zibagiraho ingaruka buri munsi. Uburyo Pi Network ishaka kubikora butandukanye n'ibi. Pi ishushanya ejo hazaza aho AI ikorera mu rusobe rw'abantu nyabo, ibikoresho byabo, n'amategeko y'umuryango, aho kuba AI ihishe inyuma y'inkuta z'ibigo. Igice gishishikaje cyane nuko AI idahezwa, yakorera mu buryo bufatika imbere muri ecosystem ya Pi. Tekereza nanone ufunguye application ya Pi, igahita ikumenya, ikagufasha kubona serivisi zigufitiye akamaro, ibicuruzwa byiza cyangwa dApps zijyanye n'ibyo ukunda, nta kugurisha amakuru yawe bwite. Tekereza Pi Wallet ikurinda uburiganya n'ibikorwa biteye amakenga ikoresheje AI, yigira ku myitwarire y'abantu nyabo babarizwa muri za miliyoni bari mu rusobe rwa Pi. Tekereza Pi Apps zemerera abaterankunga kubaka ibikoresho bikomeye nka AI assistants, chatbots, amasoko acururizwamo ubwenge cyangwa platforms zo kwiga, byose bigashingira ku bwenge busaranganyijwe, aho kuba ku bubiko bumwe bugenzurwa n'abantu bake. Kandi AI ya Pi Network ishobora gufasha mu micungire y'umuryango wa Pi. Hamenyekana vuba abagira nabi, bots, konti mpimbano cyangwa ibikorwa byangiza umutekano
mu buryo bwihuse kurusha uko abantu babikora. Ishobora no gufasha mu kuyobora no kugenzura ibikubiyemo mu buryo burimo ubutabera, kuko yigira ku myitwarire y'abantu bemejwe aho gushingira ku bantu bake bafite ububasha. Ishobora kandi gutanga imirimo mishya y'ikoranabuhanga, aho abapioneer batoza AI, bagenzura amakuru, bagafasha kunoza modeli zigezweho, bagahabwa ibihembo, bigakora igice gishyashya cy'ubukungu imbere muri Pi network. Uko iyo AI idahezwa igenda ikora, bishobora gutangira kugira ingaruka ku isi yose, atari kuri Pi gusa. Ibigo gakondo by'ikoranabuhanga bishobora guhura n'ihangana riturutse ku buryo bushingiye ku muryango wa Pi batashobora kwigana byoroshye. Ubwigenge ku makuru bushobora gusubira ku bantu ku giti cyabo aho kuba ku maboko y'itsinda rito ry'abakomeye. Abaterankunga bashobora kubaka application zifite umutekano, zifite indangagaciro kandi zikorera mu mucyo. Web3 ishobora kuva ku kuba isi y'amafaranga y'ikoranabuhanga gusa, igahinduka isi ya system zifite ubwenge, zifitanye isano kandi zubatswe n'abantu bazikoresha. Ariko nk'uko bimeze ku mpindamatwara zose zikomeye, hari imbogamizi. Kubaka AI idahezwa kandi itanaheza ku rwego runini bisaba ubufatanye bukomeye, amategeko asobanutse n'ibikorwa remezo bikomeye. Pi rero irasabwa gukurikiza amategeko mpuzamahanga, kurinda amakuru y'abayikoresha no kwemeza ko AI itoza mu buryo burimo ubutabera. Umuryango ugomba kwiga, kwihindura no kugira uruhare rugaragara. Abaterankunga nabo bagomba kubaka ibikoresho byoroshye ku buryo n'abantu basanzwe babikoresha. Ariko impinduramatwara ikomeye yose itangirana n'imbogamizi, kandi umuryango wa Pi umaze kugaragaza ko ushobora gukura, ushobora guhinduka, ushobora no kurenga imbibi z'ibyari byitezwe. Mu gusoza iki kiganiro rero, kwinjiza AI muri Pi network birenze ikoranabuhanga gusa, ni ihame rishya. Ni ukwemera ko ubwenge butagomba gufungwa, kugenzurwa n'ibigo cyangwa gukoreshwa mu kuyobya abantu, ahubwo ubwenge bugomba kuba umutungo rusange w'isi, bugashingira ku ndangagaciro za muntu, bukarindwa n'imiterere idahezwa kandi bukagera kuri buri wese. Pi iramutse ibigezeho ntabwo izahinduka gusa urwego rwa crypto, izahinduka uko abantu bakorana na AI, uko ubukungu bw'ikoranabuhanga bukora, n'uko ejo hazaza ha Web3 hubakwa. Iyi niyo si Pi network igamije. Isi aho AI itari igikoresho cy'ubutegetsi, ahubwo ari igikoresho cyo guha abantu ubushobozi. Isi aho abantu babarirwa muri za miliyoni bagira uruhare mu kubaka ubwenge bw'ikoranabuhanga. Isi aho indangamuntu yawe, amakuru yawe, ubuhanga bwawe n'ubwenge bwawe bigira uruhare mu kintu kinini kurushaho, igihugu cy'ikoranabuhanga gishingiye ku bwisanzure gikoreshwa n'abantu bwabo.